arangije araza ati habaye iki, kuko ibyacu yari abizi, ibibazo byanjye n'umugabo yari abizi. nari ntuye hagati y'indaya zanyangaga, zantukaga, zandwanyaga. Inga ndebe iyo miryango, umuryango umwe, imiryango ibiri, imiryango itatu, imiryango ine, itanu, uwanjye wari uwa gatandatu. Habagamo indaya zitukana ibishitani. Aho hantu nari nabwiye Imana ni kuki wanzanye hano ikuzimu. Baroko, ibiryo by'abana ntimukabigaburira imbwa. Mitaniruka avuga ngo yahantanze aranyaca. Ndagenda ngeze mu rugo sanga arahari. Ndavuga intoko biri kose ntago ari bunkubite kuri aya manywa y'ihangu. Yarakugendeye ajya kunywa inzoga, aza yujuje. Arangije arakomanga, ndamukingurira, mutegurira ameza. Arangije ararya, amaze kurya turagenda tujya mu buriri. Ageze mu buriri arandeba ati niko ubu ngiye kuzasara kubera wowe. Ariko rero reka nkubwire, hari abantu basara ariko hari n'abisaza. Ajya gusara ko ntari namututse, ko nta kintu yari yamburanye, ko nta cyaha nari namukoreye, ubundi ajya gusazwa n'iki ngo kuko nagiye mu rusengero. Ahita abyuka akubitamo ipantaro, akubitamo inkweto ngo aragiye. Nanjye rero arangije arasohoka ngo aragiye. Ndasohoka kuko bwari bwije kugira ngo njye gukinga abagira iyo bajya baragenda. Arangije arampindukirira, ngiye gukinga arampindukirira ati niko ngende kubera wowe, ngende kubera wowe. Mbonye agiye kunkubita. Reka nkubwire ma, ntukarwana uvamo, ntukarwana usohoka mu rugo, ujye urwana urugumamo. Nari ntuye hagati y'indaya zanyangaga, zantukaga, zandwanyaga. Inga ndebe iyo miryango, umuryango umwe, imiryango ibiri, imiryango itatu, imiryango ine, itanu, uwanjye wari uwa gatandatu. Habagamo indaya zitukana ibishitani. Aho hantu nari nabwiye Imana ni kuki wanzanye hano ikuzimu. Imana irambwira ngo naje kuhagupimira ngo ndebe ko wakijijwe, ngo ndebe ko nta mahano ufite. Aka nakumira. Aho hantu nahamaze imyaka 7 bantuka ku manywa na ninjoro. Imana igeze aho irambwira ngo naragupimye sanga urashyitse. Bari babona aho abantu bagutuka ntubasubize, bakaza ku idirishya rya bakagutuka ari babiri bitutsi by'ibishitani, ariko ntubasubize. Uvuga batarabona. Bajyaga bafata amazi bakayasuka mu gakoni narubatse kibati hanze natekeragamo. Bayasuka n'ibintu by'ibyanda nkajya kuzenguruka nkayahanagura, na hanyuma n'ibyo bintu nkabiyora. Najya kwakubira ngo udukuburira, twakubwiye kudukuburira. Natambuka nkavuga ngo mwaramutse cyangwa mwiriwe, kaduha mwiriwe na mwaramutse. Iyo mwiriwe yako tuba tuyishaka. Bari abantu ntamenye ukuntu, ariko Imana impa imbaraga zo kubana nabo. Mu myaka 7 nahabaye nta muntu wari bwumve ngo mama Sharirene yabumbuye umwuka we ngo yatukanye. Imyaka 7 ushize Imana irahankura mu mashitani. Najyaga mva mu rugo mugabo yagiye ku kazi, najyaga nkinga nkagenda ntagiye no gusenga kugira ngo ntahirirwa gusa, munzi bitutsi kugira ngo ntahirirwa, nkataha ni mugoroba. Hari ahantu habi mu bantu babi. Hanyuma ndeba ukuntu ngiye gusohoka, aho kugira ngo ndwane nsohoka, ndwana nirukanka aho nzirikwa mu cyumba. Ndagenda nicara hano mu nguni ku buriri, maze nicaye arahansanga agiye nkukunkubita. Mpita nterura uruhinja, mpita nterura akana. Ndavuga umwana wanjye ubwo muteruye ntago ari bunkoreho. Nteruye umwana aranga ngo rekura uyu mwana, nanga kumurekura. Arangije ashikanuza uko kuboko uko kwiburyo, arakugoronzora, mpita ndekura umwana. Arangije afata umwana
aramujyana amuha umukozi kugira ngo aze ankubite neza bya sawa atambitse mpita niseseka no kuba mutoya byarisha ari nk'ubu nyine sinatwirwa no munsi y'igitanda. Imana izi ibintu. Akimara gusohokana umwana nanjye ndiseseka njya munsi y'igitanda. Agarutse agira ngo nasohotse nagiye, kumbe ndi munsi y'igitanda. Vuga ngo dore agasobanuye, ariko nta filime itagira finale. Munsi y'igitanda ndahava gute? Ari igitanda yagombaga kuraramo. Noneho agarutse arareba hose no hanze, arambura agira ngo natorongeye ndagera, kumbe mbwitse munsi y'igitanda. Aragenda ajya kuzana wa mwana ngo bararane. Arangije abaza umukozi, ubwo ndi munsi y'igitanda, aramubaza ngo niko uyu mwana afite amata? Yari yayaguze se? Ntayo. Hari igikoma se? Umukozi ati ntacyo. None turamuha iki? Nashatse gusekera munsi y'igitanda, numvise ngo nta gikoma nta mata, turamuha iki? Abantu batangiye kumenya umumaro wanjye ntarava no munsi y'igitanda. Turamuha iki? Ari we ntabera afite, ari umukozi ntari hari, none turamuha iki? Nashatse gusekera munsi y'igitanda. Noneho arambwira ngo genda mujye kuryama. Umukozi ajyana umwana. Noneho ndi munsi y'igitanda, arinjiye mu cyumba, aba arafunze, araryamye ku gitanda, njye ndi munsi yacyo. Ntabwo nari ndi munsi y'igitanda, nari munsi y'akaberiso k'umwana. Ndi buhave gute? Mvuga ukuntu nahise mbigenza. Nari mfite telefone ya karasharanye, nibwo zari zikiza. Hari umuhungu twari duturanye, wari inshuti yewe akaba n'inshuti, ari umuntu wacu. Mpita afata telefone, ndabwira ngo ni gupfa. Navuze nk'ay'abagombozi b'inzoka. Inaro, iniruna, inini munsi y'igitanda, iniranyishe, inubaranyishe, ngwino, kwari duturanye. Unda barazamutse, nanjye mba nturumbutse munsi y'akaberiso, njya kumukingurira, araza mu cyumba. Arangije araza ati habaye iki? Kuko ibyacu yari abizi, ibibazo byanjye n'umugabo yari abizi. Arangije aravuga ngo habaye iki? Ndamubwira nti dore narindi munsi y'akaberiso aranyica. Byagenze gute? Ndamubwira nti nuko nari nagiye gusenga ntanga hano. Arangije abwira umugabo ngo ariko koro nkubazi, ni gute ufata umugore ukamuhora gusenga? Ko nta na rimwe uramundegera ngo yagukoreye ikosa n'iri na rimwe. Ni gute ufata umugore mugapfa ko aba yagiye gusenga? Ko utarambwira ngo yankoshereje kuko yagiye gusenga, nasanze bimeze gutya kuko yagiye gusenga. Ni gute ufata umugore ukamuhora gusenga? Uwo musore arangije aravuga ngo ariko mana, ngo uzambabarire, ngo uzampa umugore dupfa gusenga. Ahita avuga ngo hita umujyane. Atangira kungira kunsumira ngo ankubite, ngo ndamwica, ngo nameze gutyo. Uwo icyo gihe rero ngo aranyica. Twari tugeze mu cya gihe abagore n'abagabo batangiye kwicana koko. Uwo musore arambwira tumva rero mama Sharirene, umuntu utangiye kukubwira ngo arakwica ari bukwice, fata ibyawe uze tugende kwa mushiki wanjye, yabaga kwa mushiki we. Uze tugende, urahacumbika, ejo mu gitondo uzagende. Nti yego. Fata ivarisi, nkubitamo imyenda, ndayipakiye, inkweto, ndafunze imizigo, ngo umugore agiye kugenda. Maze gufunga ivarisi, haleluya, ndakomeje kubabwira ngo nimuyoborwe n'ijwi. Nkwifurije ijwi mama, nkwifurije ijwi papa, nkwifurije ijwi muroko, nkwifurije ijwi ry'Imana ari kuyobora. Maze gufunga imizigo ngiye gufata ivarisi ngo ngende, ijwi rirambwira ngo hita wicara hasi kandi uhita urambye. Nuko mpagaze hano, nari guhita nkwereka, nahise mbikora uko nguko. Wa muntu twari turi kumwe abona ndicaye, mpita ndambya nk'uko Imana yabimbwiye. Noneho uwo muhungu arambwira ati se ko mbona wicaye? Baroko, ibiryo by'abana ntimukabigaburira imbwa.
bantu ibintu by'Imana yavuze mwabigize ibintu biwogira ngo nibigajye biboze, umuntu akaza kuri kamera akajya kotidibuza indimi nta n'Imana yamubwiye kuzivuga, akajya guhanura nta n'Imana yamubwiye guhanura. Reka nkubwire, mujye mugira ibanga kandi mumenye ko imvugo y'Imana ntabwo ariyo kuza kunyanyagiza. Ubwo se nari kubwira umuntu udasenga udakijijwe ngo Imana irambye ngo nicare ndambye? Hari ibintu mubwira abantu badakijijwe bakabagira ibigoryi n'injiji. Nta kintu nari kumubwira, nahise amubwira nti yewe Runa, igendera iby'abagore n'abagabo ntago wabivamo, nabuze ubundi buryo nabivugamo. Arangije arambwira ngo ari bukwice. Ndamubwira nti nanyica ndajya mu ijuru. Yahise afata inzira arasohoka, ariko asohotse ahagarara ku muryango kugira ngo yumve ko nta gikoma. Burya rero reka nkubwire, impamvu Imana yemerera abantu bakagukorera ibyo bashaka nuko yabibemereye. Ibishatse yabakunja amaboko, ibishatse yabadoda iminwa, ibishatse burya nta wakurwanya. Ahubwo Dawidi yavuze ngo iki? Baramubwiye ngo Dawidi ngo yahuye n'akaga n'amakuba, abantu baramuvuga uko babyumva. Arangije aravuga ngo nimba Uwiteka ari we wabangabirije, sibyo? Nimba ari Uwiteka wabangabije, nimubareke bitukire. Imana yahise imufata ajya mu buriri araryama, iranamworosa, nta n'irindi jambo yigeze avuga. Nanjye mpaguruka hamwe nari narambije, ndagenda njya kuryama mu cyumba cy'abana. Uracyo ubuzima bugira gute? Urakomeza nkomeza gukorera Imana mu nduru no mu ntambara no mu bibazo. Umva urugamba rwahise rukurikiraho rero. Hagukurikiyeho urugamba rw'uko yari yakamejeje neza arambwira ati ndashaka ujye wambara mini, ndashaka wambara ipantaro, ndashaka ugira imisatsi. Ngewe mureke mbabwire, Imana ifite aho yahamagariye buri wese aho agomba gusengera n'uburyo akwiye kwitwaramo. Nge Imana impamagara yampamagariye muri ADPR, kandi impamagara kugira ngo nakurikize discipline ya ADPR. Ntabwo ibyo rero ukwiye kubimpora. Ntukwiye kubimpora ngo mpora agatambaro kanjye, ntukwiye kumpora imyenda nambara, ntukwiye kumpora ukonsa. Kimwe nuko nawe sinkwiye kuguhora umusatsi wawe, sinzaguhora ukusa n'ukureba, ntabwo nzaguhora aho usengera. Imana dusenga nimwe, naho waba usenga shitani ntago bindeba, naho waba usenga ubivanga ntibindeba, kuko ntago ndi ambasaderi w'Imana. Nta nubwo ari ngewe urobanura abazajya ikuzimu n'abazajya mu ijuru. Ikindi, nta juru ngira nzatwara amabo shaka, nta n'umuriro mfite nzashyira amabo nanga. Ntituzapfa amadini, ntituzapfa discipline. Nigeze njya ahantu ndi kwipima imyenda, mbona umwenda mugufiya kandi mwiza, maze ndavuga abantu ati uwo mwenda urakubere, ndabwira ntago ngiye nawambara. Ngo ariko abantu bo muri ADPR muri imbohe z'amadini, ntago kuba nakambara umwenda ugeze ku birenge ari ushaka bivuze ko ari imbohe. Nyubahira ibigera ku birenge, nanjye nkubahira ibigufi, ubundi Imana izirobanurire. Ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma urugamba rw'uko nanze kwambara amapantaro rwangejejeyo, ageze ubwo ajya kundega iwacu. Aragenda abwira iwacu ati umunsi yajyaga iwacu kundega yagiye yatambwiye aranarara. Hanyuma bukeye Imana irambwira ngo rega ngo yagiye kukurega kandi uzitaba ejo. Ariko ndashimira Imana yacu ivuga, yagiye kukurega kandi ejo uzitaba, ariko uzahumure nzajyana nawe. Yaratashye arambwira ngo iwanyu baragushaka uzagenda ubitabe. Bwarakeye ngi iwacu, ariko sanga Imana yahageze. Naragiye aravuga ati umukobwa wanyu yarananiye, umukobwa wanyu ndamubwira ngo yambara amapantaro ashyiremo n'imisatsi arananira. Ariko nimureke mbabwire ko ari uko Imana yacu yakoze ikajya gutura ahantu abantu batagera. Niyo mpamvu abantu bayobora ndabubaha. Umuyobozi uyobora igihugu, umuntu uyobora itorero, cyangwa umuntu uyobora aho ava akagera ndamwubaha. Nimba hari ibintu bigoye bibaho nuko uyobora abantu. Umwana w'umuntu ni mubi. Imana ngo yaremye ibiguruka, irema ibyo mu mazi, irema inyamaswa zo mu ishyamba, irabirema. Ngo imaze kubirema ibona ko ibyo yaremye ari byiza. Ibonye ibiti irishima, ibona ibiguruka irishima, ariko ngo igeze ku mwana w'umuntu ngo yicuza icyatumye irema umuntu. Umuntu Imana yaremye yamara kurema ikumurema ikicuza icyatumye imurema.
ntabwo ari twebwe tuzamushobora. Umuntu ni umuntu aho ava akagera. Tujye tureba Imana two kureba abantu. Kubera iki? Iyo imvura yaguye bamwe baba bashaka imvura, abandi bashaka izuba. Bamwe baba bashaka umucyo, abandi bashaka umwijima. Bamwe baba bashaka ibi, abandi bashaka ibi. Usibye Imana yabimenye igatura aho tutagera, ikigendera. Umva hano Imana iri, nta watega indege, nta watega imodoka, nta watega ubwato. Icyokora kuyigeraho iyo biba gutega tukibona nirimbona nkubone, twari kuyica. Kandi Imana ntiyari kwicwa n'abapagani, yari kwicwa n'abakirisitu. Imana rero abantu niba nta munoze. Wari wabonaho umugabo ahora umugore wati uyu mugore umusatsi w'uyu mugore uri ku nkosoma, undi nawe akababazwa nuko umugore we nta misatsi afite. Naho isigeze, naho isigeze. Umva icyo kirego ngo uyu mugore yanze kwambara iki. Ubwo abandi bari kurega abagore babo ko babasuzugura, ubwo abandi barega abagore babo ko babaca inyuma, ubwo abandi barega abagore babo umwanda, ubwo abandi barega abagore babo ibiki n'ibiki, we ari kurega umugore ko asengera muri ADPR. Umugore we yanze kwambara mini, yanze kwambara ipantaro, yanze gushyiraho imisatsi. Umwana w'umuntu ni nta munoza hava akagira. Ndagenda rero iwacu njya kwitaba, maze parambaza ibiki n'ibiki. Umva ijambo mama yambwiye. Nkunda mama wanjye. Mama wanjye ni imfura kandi no mukirisitu. Mama yabatijwe muri 2010. Burya akankubwira umuntu uzajya mu ijuru mubona kare. Mama yarambwiye ngo nagize Imana urakizwa. Yarambwiye ngo genda usenga Imana yawe mu birego byose narezwe. Genda usenga Imana yawe utazabura Imana ukabura n'umugabo. Mama yambwiye amagambo akomeye. Narinze nkizwa mu ntambara nanyuzemo. Nabuze umushumbu yambwira, nabuze umupasiteri yambwira. Birababaje aho umupagana kuremesha, umurokora akaguhahamura. Mama niryo jambo yambwiye ngo genda ujye gusenga Imana yawe utazabura Imana ukabura n'umugabo. Mpita ntaha ndaza urugamba ruba urugamba. Niho naringeze mbabwira ngo umuntu uzajya mu ijuru agira ibimuranga. Mama iryo jambo yambwiye rirakomeye kandi ni ijambo ryiza nari nkeneye kubwirwa muri icyo gihe nari ndimo. Birababaje kuba abarokore uganira n'umurokora akakurwaza umutima, warwanira n'umurokora akagutera toroma, ntaguhumurize mu bibazo, ntagukomeze, ntakubwire ko Yesu agira neza kandi yaramugiriye neza, ntakubwire ko Imana itabara kandi Imana yaramutabaye, ntakubwire ko uzagubwa neza kandi Imana yaramuhaye kugubwa neza. Birababaje amashimwe twicaranye, birababaje ibihamya twicaranye ntacyo turahura n'abanyenzara ntitubahumurize, twahura n'abanyuze mu ntambara nk'izacu ntitubahumuriza, ahubwo turabahahamura. Kandi mbigisha icyigisho cyitwa umusirikare. Narababwiye ngo umusirikare mubi ubaho ku rugamba ni umusirikare uca intege abandi ku rugamba. Bene uwo musirikare uca intege abandi ku rugamba akababwira ko batazatsinda, akababwira ko urugamba rutazarangira, usibye kumufanya. Ni ukumufanya nyine, nta kindi bamukorera, kuko ikintu kibi cya mbere ni uguca intege abandi. Iyo baciye intege barananirwa. Niyo mpamvu ubona abasirikare bahorana iki, bahorana morale. Nuko noneho mpita nibuka umunsi umwe urugamba rwankomeranye. Nibuka umugore nagiye kugisha inama. Nahuye n'urugamba, njye kubyara narabizize. Iyo mbona abana banjye batanu ndishima, kuko kubyara njye narabikubitiwe. Nakubitiwe kubyara kuva ku bana babiri. Abana babiri nibo nabyaye nta stress, ariko kuva ku mwana wa gatatu, wa kane, uwa gatanu nagiye nkubitirwa kubyara. Nabyaye umwana wa mbere Sharirene, mbyara uwa kabiri Fisi. Maze kubyara umwana wa kabiri, umugabo arambwira ati nta wundi mwana uzabyara, babiri barahagije. Mureke mbabwire, nkurikije ibyago n'amakuba biri mu nzira tunyuramo, burya nta muhanga wamenya ko babiri bahagije cyangwa batatu bahagije usibye Imana ibarema. Hari igihe uvuga ngo babiri barahagije bagakora impanuka warifungishije burundu ugasaza nabi nyine utabonye abandi. Noneho nibyo navugaga. Hari umumama umwe nagiye kugisha inama, umugabo atangiye kumbwira ngo nambara amapantaro.
namusanze mu itorero, hari za shamyaka dufite mu itorero zisaziye ubusa. Nimvuga umuntu usaziye mu itorero akaba asaziye ubusa, ni umuntu umeze gutya, umuntu ushaje utabyara atanabasha no kurera abatabyaye. Hari abana tubyara kubw'imbuto, hari abo tubyara kubw'ijambo, hari abo tubyara kubw'impuguro, ukaba wabyara umuntu mu buryo bw'umwuka. Ariko hari n'abandi Imana yibyarira hanyuma tukarira. Ushobora kutabyara ariko ukarira abo utabyaye. Hari abantu batabyara batanarira abo batabyaye mu buryo bw'umwuka, ngo abantu Imana yihereye agakiza baturutse ahantu hatandukanye ubacungira umutekano. Za shamyaka rero zisaziye ubusa, ushobora kujya kumugisha inama ukamubwira uti niko se mama runaka, ko niboneye sheri ariko udakijijwe w'umusinzi bigenze gute? Yakureba akavuga tumva runa dore ureze, genda ufatireho azahinduka, uzamusengera ahinduke. Dufite imbaraga zisengera abantu bagahinduka, twahera kuri bene wacu bapfiriye mu byaha. Nta muntu ugira imbaraga zo, ntamubwira ati hangana, uyihangana usenge Imana izaguhukijijwe nawe warasenze. Kavuga ati dore nkurikije imyaka ufite 30 n'ingahe, nubwo adasenga genda umwemere uzamusengera ahinduke. Ariko nimba mu muryango wawe uvukana n'abantu wasengeye ntibahinduke, ni gute wumva ko wasengera umusore agahinduka mu kabana? Ni gute wumva ko wasengera umukobwa agahinduka? Muri wowe hari imbaraga zihindura zihaba. Ushobora kumugisha inama ukamubwira uti ko mfite umugabo utasigarasiyo mbigenze gute? Akakubwira ati kugira ngo umukosorere uwo mugabo ujye uteka kare wowe n'abana bawe, hanyuma numara guteka kare murye kare, mwoza amasafuriya n'amasahane n'imbabura muyizime. Izo ni za shamyaka zisaziye ubusa, zitagira impuguro, zitagira inyigisho nziza. Iyo shamyaka y'umugore rero nyihungiraho ngira ngo ni umuntu. Ndamubwira nti se ko umugabo wanjye yambwiye ngo ntabwo ashaka ko nsengera muri ADPR, mwebwe ko mwabintanzemo ndabigenza gutari kumwe ngo nishyiraho imisatsi. Arangije arambwira ngo hafe utabura ubwenge Imana ikazakureka, genda ujye gusengera muri Assemblée de Dieu aho yakubwiye, ugende ujye ushyiremo ipantaro, ushyiremo uko nguko abishaka, ubundi uzagumana ibanga ry'umutima. Umva Samusoni uko bamubwiye, Samusoni karame imbaraga zawe zibahe mu musatsi. Samusoni baramwogosha, Samusoni bamunogoramwe amaso, Samusoni bamugira umusyi w'ingano, Samusoni akajyasya yaravuyemwe amaso. Ibanga rya Samusoni ko bari mumenesheje yari kubasigaranyiri. Ese ibanga nge nari gusigarana ni irihe kandi mvuye mu murongo Imana yashyizemo? Imana itugirire neza. Iyo shamyaka rero ingiriye inama gutyo, murebye ndavuga ngo nubwo nkijijwe vuba sinzongera kukugisha inama nta muntu kurimo. Mureke mbabwire, birababaje ko abana batoya babuzubarira. Ibibondo biri kuvukira mu itorero babuza aho bakambakambira, barakambakamba mu bugambo, mu bugambanyi, mu butiku, mu nzangano, mu bugome, mu kwikunda, mu rwango, mu bintu nk'ibyo. Nuko nkomeje kwisengera, ndangije ndamwihorera. Ikintu cyakurikiyeho ni iki? Nakomeje kugira urugamba rw'uko nanze gushyiraho imisatsi. Ntabwo nari kuyishyiraho, sinari kuyishyiraho. Nari namaze kumenya ko Imana ishaka muri ADPR ngomba kuhakora umurimo, sinari kuyishyiraho. Ngenda nkubitwa, afata umwanzuro wo kujya anyicisha inzara, akagenda ntasigira amafaranga. Munsi umwe inzara yarandiye njya kwiba amafaranga mu ikofi yasinze. Hari abagore bacurika abagabo babo, yasinze ukamufatirana n'inzoga, ukajya kugenda ukajanura mu za 5 ugahita ugakubita hano. Burya ni ubujura ni ukuri. Maze rero ndakugendeye yasinze, inzara yanyishe, ndagenda nta nayo yigiriraga make nayo akayanywera. Ndangije njya mu ikofi ye, mbonamo agahumbi, ndagafata ndagatsimba. Maze kugatsimba rero nkagejeje mu ntuza nagahishe ngo ejo nzagahahisha. Ijwi rirambwira ngo ayo mafaranga sa yawe yasubizemo. Ndagenda afata ya mafaranga ngira gute nyasubizamo. Mpura n'ibibazo rimwe nza kuganira n'abagore. Reka nkubwire, burya gakungu si keza, ihene mbi nta muntu ujye uyizirikaho inziziri. Nushaka kuba mwiza uzagendana n'abeza muzama inshuti, nushaka kuba ikiraro uzagendana n'ibirara. Burya timu yose urimo niyo izaguhindura.
nukundana n'abanywi b'inzoga utayinywa bazagusomyaho, nukundana n'indayi utariyo bazaguha pazi. Rero nge nganira n'abo bagore kandi babarokore, tukaganira kumwe abagore baganiriye bakajya bavuga ibibazo byo mu ngo. Ni kera nyine ntaramenya ubwenge ngira ngo muri abantu sinarinzi ko mufite iminwa iva, ubu narabamenye. Turagenda turaganira kumwe abagore, umwe azana ibyiwe n'undi we mugahuriza aho ngaho, mukayaga mugashukana cyangwa mukabeshyanya cyangwa mugatanganira inama nziza biterwa n'abo mwicaranye. Ngewe rero uwo mugore bari babizi ko umugabo atampahiranye cisha inzara, maze rero barambwa ngo mama Sharire wowe woroye umugabo wawe, umugabo utaguhahira. Ngewe nari umutayeri, umugabo utaguhahira, umugabo utakugurira umunyu, umugabo utafite ikintu akumariye wo kwirirwa gutera inda gusa, ni gute umutegurira? Ubwo urumva twari duturanye, uko twari tubanye bari babizi. Nagwaga ku ifaranga, kumwe Imana igwaye mugisha akabona ifaranga, nkayitira muri busheri, nkagenda nkagura kaboga, nkateka agafiriti. Ubukoroboyi ubu bubiri bw'ijana cyangwa butatu bw'iryitanu gatekaga ifiriti, ariko ntabwo uzi kuba inyama byose uri kumva. Maze nkagura n'udushyimbo tw'ijana batwita mitiyo, yewe Merita mukesha Imana, nkateka. Munsi umwe rero abe nzagwe ku dufaranga, nibuke ko igikombe tunyweramo ari icya plastique, nangaga plastique gute, n'isahane ni plastique. Nakundaga ibintu by'ibisirimu byo gutegura. Burya ari igihe umuntu aba ari umukene ariko ari n'umusirimu, gakunda ibintu ntunabibone, ariko utubonye ducyuka bamwe umusirimu. Noneho ndeba ukuntu umugabo wanjye mutegurira mu gisorori cy'iplastique n'isahane y'iplastique, nkabona nane ukuntu mwarurira ku isahane y'iplastique. Nkakunda kandi kuba nategura umuceri hana gafiriti gute. Rimwe mbonye amafaranga ndavuga nti ngiye guhita ngura akabati, nindangiza ngura amasahane y'amadongo, ngura ibikombe by'amadongo n'amasorori, nge ntegura. Umunsi nabiguze rero ngura n'inyama, nteka ifiriti, nkaranga udushyimbo ku ruhande, udushyimbo turimo magi n'agasosi n'inyama ikijijwe. Ubundi inyama ikijijwe ni inyama y'abagabo nyine. Iyo watetse inyama ufite umugabo, iyo watetse inyama ufite umugabo ntabwo zose ziguma mu mazi, birumvikana. Ukuramo umutwe nyine, nayo ntarabibonye iwacu, ukuramo umutwe twumutse ku ruhande nyine. Nuko ndangije ndateka, ndategura akabati, ndakagura ka okaziyo, nkajya mbikamo ibyombo, nkabona ko ari sawa nyine. Umunsi naguraga ibyo bintu mvuga ngo umugabo wanjye ntazongere kurira kuri plastique. Yaraje sanga nateguye, arabireba. Hari ikinamico nigeze numva, umugore yateguriye umugabo we ngo kuri anniversaire yibuka igihe ngo babaniye bakoze ubukwe. Ndumva abandi bibuka yo bakosomye. Ngewe rero kagubwira, nimba ari ikintu nabonye kibabaza ni ugukora ubukwe hanyuma urugo rugasenyuka. Njya ndeba amagambo babwirana, nkareba ukuntu batamikana, nkareba ukuntu baba bakundanye. Ngewe iyo nza kubikora ubanza nari kurwara toroma. Ngewe niyo nkubise umubare sanga nta bintu nigeze mpomba ajya gushaka. Twarabajama turabakoboyi twese. Hanyuma uwo mugore rero arategura amasorori, indabo, reka yitegura umugabo we ngo kuri anniversaire ngo y'igihe babaniye. Maze umugabo ataha yasinze ngo surprise. Hari abagabo batayemera maze yaramututse amubwira nawe ngumva wa mugore ngo izi ndabo wazitesheje aho zari ziyumvira akayaga uza kuzumishiriza ahangaha muri salo. Ngo se ibingibi wateguye ngo bimeze nk'akazu k'urukwavu n'ibiki? Ubwo ni amasorori. Arambwira ngo ngiye kuryama. Uri kumva? Nuza kuryama uzugenza amano wowe niyo njangwe yawe y'umwana ntimusakurize. Nanjye nuko byangendekeye. Araza cyo kora aricara ararya arangije yitegereza akabati. Aranganga ariko wa mugore we uri umusirimu, ntabwo wari ukwiye kurongorwa nanjye, wari ukwiye kuba mukaminisitiri. Umujinya uramwica. Nibaza icyaha nakoze ni iki. Ari ifiriti, ari inyama ikijijwe, ari agasosi keza. Iyi hari isosi nyine, habuyeho isosi ni supu. Ubundi supu inywa abana, isosi ni y'umugabo nyine.
ubwo nuko twebwe twari twararezwe kandi numva nta cyaha gihari nuko nyine ubundi hari ijambo rivuga ngo umugore w'umunyabwenge amenya imico yabo mu rugo rwe, buri wese agira urugo akamenya nuko arubamo. Hari igihe biba ngombwa ko uteka isosi n'isupu nk'amahoro, kandi ntumbaze ibintu byinshi. Ubwo ababyumva uko mbyumva barabyumva, nimba utabyumva umbabarire za comment zanyu, ariko mujye mwandika nzajya mbasubiza. Ibisubizo ndabibafitiye cyane abarokore, bafitiye ibisubizo nzajya ngusubiza ku buryo nzasubiriza n'abandi bazakubaza bose. Nuko arabireba ngo ibisaba bikuye hema, areba amatasi, areba amasorori, harariye, harebye akabati. Niko iri wabikuye hema, icyo kora wari ukwiye kuba umugore wa minisitiri. Nta kunshimira, nta kuvuga ati wakoze, nta kumbwira gute, ariko nari mbimenyereye ko tubanye nyine. Nuko hanyuma abo bagore rero nicyo nakubwiraga, bari bazi ko iyo nguye ku ifaranga nduhukira kuri salade, nari nzi kuyitegura no kuyidekora, bari bazi ko nkunda kurya neza narigwiriye. Mureke mbabwire byose ni hahandura. Hari abantu barya nabi ntibanayabike, ubwo se biba bimaze iki? Reka rero mbabwire, hari icyigisho nakoze cyitwa amatiku y'inzara kera. Hari abantu ngo bazi kubika b'abagore, shano ko nta gitenge na kenyeye. Abagore ugasanga umugore no mu rusengero akaba atatanga n'ijana, akaba atahura n'ushonje ngo amugaburire, kashyira ku gitenge agafunga. Nyatanga mu rusengero, so umwana arwaye nabigenzane. Ibaza umuntu w'umurokore uzigamira indwara. Iyo ubitse amafaranga ku gitenge uzigamira indwara, ubu ubwiye indwara ngo nimubanguke kuko nababikiye amafaranga. Ntago biri ari ukuzigama, ahubwo ni ukwibeshya. Iyo uzigamiye, iyo ufashe amafaranga ukayabika ngo ubu ngize ikibazo nagikemuza iki, ibi bintu abanyamubiri bari bubimpore, ariko umuntu uri mu mwuka turi bujyane. Ukanga kugaburira abashonje, ukanga kurya no guhaga, ukanga guha abana ibyo bifuza, ukanga kugira gute ngo kugira ngo uzigamire ibibazo. Iyo uzigamiye ibibazo ubu bibwiye ngo bibazo nimubanguke narababikiye, nimubanguke amafaranga mveho. Rero ubwo iyo naribonaga ibyejo bibara abejo, kandi nibutse abantu ko manu irapfa, ubundi manu iyo yibonye urayirya ukayimara. Abo bagore rero bari banzi ko iyo nabonye amafaranga ntekera umugabo wanjye neza, nkamukorera utuntu twiza. Mureke mbabwire, iyo uguze inusu y'inyama niwumva izo nyama uko zingana, ariko ukavuga uti ntabwo turi burya inyama saa sita n'agafiriti, turarya n'injoro inyama no tuzirya n'ifiriti turye neza. Umutware yaje, byanaba ngombwa ko manywa mukanywa igikoma cyonyine cyangwa mukagira gute, mukarya imishyushyo, mukarindira umutware. Ubwo nibwo bumuntu. Rimwe rero abagore baranyicaza, barambwira ngo mva rero mama Sharirene, uyu mugabo wawe ni wowe wamworoye. Barambwira bati ni wowe wamworoye. Iyo adasize umunyu asanga wawuhaye, aragenda ntasige rasiyo asanga watetse. Wajya guteka ukamutekera amanyama, ugateka amasalade, ariko mufatiye imyanzuro ukajya uteka kare n'abana, mukarya imbabura mukayizimya, ibyombo mukabyoza n'amasafuriya mukayakuba, n'imbabura mukayizimya ntagire, ukabikora kagatatu, ubutaha yazajya asiga rasiyo. Okay, ndavuga ibyo kuzi ko ari byo koko, numva ndabyemeye. Ariko ubu yuko buragwira, numva ndabyemeye, ndavuga intu ariko koko wabikora ubanza yagaruka. Mu gihe Imana ibona ko amasomo yafashe y'abagore, ijwi rirambwira, haleluya, riramwa ngo ko nakubwiye kuzigisha ingo, uzahugura abagore, uzajya wigisha abagore guhanganira mu ngo, uzajya wigisha abagore guhimana n'abagabo babo. Nongera rata ndigarukira, ndavuga ariko se koko nzajya ngenda nigisha abagore mbabwire ngo umugabo yarampimaga nanjye nkamuhima? Numva izo nyigisho zabo ntizigeze gute, ntizamfataho, nyine ndazihorera. Mbana n'urwo rugamba rw'uko adashaka ko senga, mbana n'urwo rugamba rw'uko ashaka ko mbyara abana bangahe. Ndashaka gusoreza ahangaha mbabwira ukuntu yambwiye ati urugamba rwankomereye. Ndashaka kubabwira urugamba rwankomereye rukangezayo, ni urugamba rwo gutwita no kubyara.
ubwo yambwiraga ati abana babiri barahagije, umuhungu n'umukobwa, Fisi na Sharirene. Ubutaha nahangaha nzasubukurira mbabwire ngo abana bahagije nta muntu bazi. Umwana uzakugirira umumaro ntabwo uzi nimba azavuka ari uwa 4. Kandi nzakubwira ko kubyara benshi bidatera iki, ntabwo kubyara benshi bitera umwako, nta nubwo kubyara bake bitera umugisha. Uko ufashe Imana niko izakomerera. Nutwita ukumva kuri gutwita amayibobo, uzatwita amayibobo kandi ubyare mayibobo. Kandi nutwita ukumva kuri kubyara indaya, uzatwita indaya ubyara indaya. Ariko niwumva uri gutwita abapasiteri, ukumva kuri gutwita ba perezida b'igihugu, ukumva kuri gutwita ba diregiteri na ba diregiteri b'ibigo by'amashuri, ukumva kuri gutwita ba dogiteri, ukumva kuri gutwita ba pilote, niba uzabyara ibyo watuye nibyo bizakubaho. Ndashaka dusoreze hano, nzasubukurira hangaha mbabwira ukuntu urugamba rwo kubyara ari rwo rwangejejeyo rugatuma nta n'umugabo afata umwanzuro wo kuna. Ubu buhamya ndi kubutanga ku ma episode, iyi ni episode ya 6. Imana y'amahoro nibaho umugisha, Imana ikomeze kubambika imbaraga zo guhangana kandi ntimuzemere gutsindwa. Ndagushimye kubw'ubuhamya wampaye burindira ibihamya Mana. Nandi kuvuga imirimo wakoze naho wankuye n'inzira twagiye tugendana, mbabwira ukuntu uri umugabo utigeze nta mu ntambara. Ndasengera abari ku rugamba nk'urwo narindiho, abari mu bibazo nk'ibyo narindimo, ubigisha ubwenge bahe gutsinda no kunesha, ntibazagwe ntibazarambarare, bazabone kugira neza kw'Imana. Urakoze cyane, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro nibaho umugisha, mbifurije kurwana no gutsinda kandi mbasabiye ubuhamya n'ibihanya. Mukomeze mukore share, abatarakora subscribe muyikore,